noneho yagasuka ajya sekata agahita arenza urututsi ngo akagire ntuza ibintu ngiye mbavuga nundi wese bishobora kuba byaramubayeho ngiye mvuga ibintu nubwo byambayeho nge ariko bimaze kuba ku bantu benshi hari nabo nzi uwo ngo ni nyina w'amafaranga ko mana Nyagatare nge telefone bagiye kuyintwara yimpara intare cyangwa ingwe nko kubaza imbeba ineza y'injangwe nuko ntabwo zitanze urugero rwiza tuwambeba ko nshaka gufasha iriya njangwe nkayigira neza nkayishakira akanyama ikarya mbikore imbeba iriruka ni mwanya no kuvugana turamugome tubwo ningi ushaka kumuha nuko bihita makuru mwebwe mwese ngenda mbabwira kuko ntago muri shyashya ku muntu dukurikira wicara agakurikirana ibiganiro bya buromwe wenda Sadunda sado cyane nangiye gufasha umuntu afite ikibazo runaka nabibonye numva binkoze ku mutima kandi nanjye ibyo nabibayemo ndabizi aho kugira ngo baranyikoreye dereje bundi bari bagiye kuntegera ahantu ngo bandangize iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanda rwakazamuje ibyisho byangwa ndagusika mutondo za sinamugura saa matara cyangwa sambi ubundi wicare kuri Manzi na TV wirebere byinshi tuba twagutegura uyu mwaka nkuko muri kubona dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoza nakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye z'isi yose maze imisi ngusaba kunyandikira muri comment kugira ndebe icyakunyuze ndetse n'igitakunyuze kugira ngo menye ibyo nongera n'ibyo nagabanya uyu munsi wa none rero muri kubona umuntu mutaherukaga kuri screen za TV yacu imbere yanyu nyuma yahavuye kwa muganga yifuje ko tuganira yambwiye ati ngiye mfite ibintu byinshi byo kuvuga mfite ibintu byinshi nshaka kubwira abantu abagiye bashidikanya ndashaka kubahereza ukuri ndaza kumuharira umwanya avuga iki muri ku mutima agire n'ubutumwa agenera abantu nkuko yabinsabye nongeye kukwakira muvandi mwemeze biti urakoze cyane yego kandi Imana guhereze umugisha yego mbere na mbere banje kwisegura ku bantu bamwe na bamwe bamfashe nabi wenda bitewe n'imvugo nagiye nkoresha hano hagiye hatandukanye ida kuri Facebook nako kuri TikTok cyangwa kuri YouTube hari imvugo nagiye nkoresha n'isura wenda nagaragaje banje kwisegura kuri abo bantu kandi banyihanganire ubu ijambo navuze ryakomyeho cyangwa ryakomerekeje cyangwa ryakoze ku mutima anyihanganire ariko uko biri kose nanjye sinjye nawe se wari umujinya ari umujinya no umujinya ubigukoresha kandi burya n'abantu nabo batuma uvuga ibyo bintu nabo nibo baba barateye kutuma uvuga ibyo bintu utuma mvuga ibyo bintu nabo mbiseguyeho kandi mbasabye n'imbabazi nizera ko muzimaye amen hanyuma wenda byari ukubanza kubasuhuza kuko mwari munkumbuye uko biri kose kwari ukubanza kubasuhuza kandi ndabashuhuje koko cyane ndabasuhuje natwe twari tugukumbuye cyane cyane nari nkumbuye kuba ndi kumwe nawe tukorana uri muzima ashimwe Imana yatumye ibyo byose biba ukaba maginganga uri muzima hari abo mwari muri kumwe mu bitaro bagiye bitaba Imana ureba n'amaso yawe benshi cyane
nibyo kwishimira rero uyu munsi mfite amatsiko y'ikintu dufitiye kwa muganga. Urakoze babyita ngo kubitubangura bitewe n'igihano kiba kigeze. Turaganira mu magambo makeya cyane mu minota mikeya nibyo turi niyo ndi bufate kugira ngo tuganire ariko urakoze ndagenda ndasa ku ntego za buri kintu. Ndahera kuba ku muntu wiyita noneho yagasuka jya sekate agahita arenza urututsi ngo akagire ntuza reka nseke nk'akasuku nyihanganire impamvu nuko akasuka abo bose abakomagura arabazi aragenda akabashyira hanze akavuga ati mwembuto atuzu byabereye muri Arizona ti wa muntu mwumva ngo ni runaka noneho bimeze gutya na gutya ariko Sadunda nararushye koko mureke ibintu ngiye mbavuga nundi wese bishobora kuba byaramubayeho ngiye mvuga ibintu nubwo byambaye yonye ariko bimaze kuba ku bantu benshi. Hari nabonzi uwo ngo ni nyina w'amafaranga ariko mana Nyagatare nge telefone bagiye kuyintwara amafaranga yemeye $10 ndumva ari yemeye $10 mu amafaranga nuko ubwo iryo $100 ubwo nari mubwiye ikibazo mfite cyuko navuye nakize ibyo byose nasubiye noneho mu rugo ariko mu rugo nkaba nta kuntu nyine bimeze mvaga ko yari yaransabye ngo azaba ngo ngazaba ngo umuntu ngo wacu hafi sha intuza yakubera intuza cyabana Nyagasani yari yaransabye ngo azambera ngo umuntu wangazatura umuntu hafi ngo mugire ngo nkamushiki wanjye ngo mbigire nk'iki ngajya dufasha nubwo yemera $100 hayemeye cyo gihe narindi igikondo numvaga narindi igikondo ahari abwe gagiye kuyohereza $100 nanjye ndibonye nagutamo cyane nagutamo mama y'Imana sinjya nirarira impamvu reka nyikubwire uwo muntu ngo ni diaspora ngo yirirwa asengera abantu biyo ngiyo muri Amerika ngo kugira ngo naye ngo yabamuhaye igihumbi ndato ngakuramo ngo 300 ngakayafasha muri Afrika ngo bamuha ngo 100 ngagakuramo 50 ngagafasha muri Afrika ngo bamuha 200 ngagakuramo 10 cyangwa 100 ngakayafasha muri Afrika. Urumva ko nabo baba bakeneye iki ubufasha ariko impamvu mvuze ibyo ndakomora nanze kumenshoninga abantu ariko byarambabaje cyane umukobwa yiwiyita mama w'amafaranga kuri TikTok umbabarire nyashya je naguhaye umwanya umbabarire rwose wiyita mama w'amafaranga ngo mfite amafaranga mfite ariko wagiye ugaragara ukuri ko burya bifasha menshi kwisi yari umwami Kadineza bana Nyagasani yaba ari umwamikazi uko yita mama w'amafaranga avuga ikigoyi avuga umuntu bw'ubugoyi abahwihwisa ngo ngewe ngo mfite ngo ubushobozi ngo bwo gufasha muri Afrika ngo yewe gaye hakuziko abantu bari kandi wasanga avuka muri Afrika Fisi Nyamunini ndagusuhuje ndabizi urankurikirana cyane ndagusuhuje Fisi Nyamunini ajya kuri TikTok kubera umujinya ntabwo ajyaho yishimye ajyaho kubera umujinya w'ibintu nk'ibyo ngibyo biri kwirirwa bimuririmba nge rero Sadunda ninjye wabaye ikiganiro kuri TikTok kandi TikTok y'uwo ngo ni mama w'amafaranga afite abandi bakoboyi bafatanyije nabo bavuga ikigoyi nabo baba bahwihwisa ngo bafasha muri Afrika ufasha nde nawe utifashije ngewe kari ibintu njya nkunda kuvuga uraho ngaho muri Belgique muri Belgique ni bari Sweden ni bari mu Bibirigi hagati y'ibyo bihugu wamugani nta munyamerika wabaye aryo nta uri muri Amerika wabaye aryo ase kuki wamugani abantu unyihanganire kwisanzura wenda unyihanganire wenda kwisanzura nkakabye cyane rwose ntagiye kubera iki umuntu uri muri Amerika yemera
uko biri kose niba yemeye ikintu nimero yanditse prise rimwe niba yemeye ikintu nawe atashyizwemo kode n'aba bantu bari ahanga muri iki gihugu gamushyiremo kode gatangire ngavuge ngo la ngo gutya na gutya we iyo akemeye ko agikora niyo agiye gufasha ntago ajya munsi y'idolari 100 ntawubaho Ndewe nago ngiye gufokasinga kuri ibyo bintu byose byo gufasha n'uburenganzira bw'umuntu ariko nanone niba wemeye ikintu ugikore ku burenganzira bwawe nkuko wabyemeye wijya kuvuga utuntu twinshi cyane nurangiza noneho ngo ushake nurangiza ngo ushake ukomandinge groupe utangira uvuge muri groupe uhuza abantu utangira uvuga umuntu mwana ibyo bintu urabyumva uti ni ishaza ngirero uyo muntu nguri mu kiganiro urumva urabyumva uti ibyo bintu yavuyeho aha urumva rero niba wateguye gufasha umuntu wateguye gufasha umuntu mufashe nta kindi kintu ugize uti urebyeho cyangwa se ugendeyeho ibyo vanga ugiye gufasha umuntu ugiye kubaza runaka ugiye kubaza ende nande ugiye kubaza Koro Sadunda bimeze gutya afite igipfuko Sadunda afite igisebe iki ni igiki cameraman ambabarire kizooming akere iki ni igiki hanyuma se rino ni ikamba ndi Mr Rwanda ni Mr Rwanda wo kuza hakaza iki kintu kimeze gutya ngende Mr Rwanda ugenda ndebere mu rugo kwa Sadunda niba baryama hasi koko harimo rashanguze turyamane hanyuma wohereje aza tuharyamane se cyo ndebere Sadunda koko niba bakodesha umutima wo gufasha urawufite wapi habe ahubwo ufite umutima w'ubutiko bwo kwirirwa ujya gutikura ahantu hagiye hatanduka ujya gutikura ubaza ubutiko usutwa budashinga nurangiza namara kukubeshya amaze kukubeshya munyihanganire ya musori kumujinya bimaranye iminsi bino bintu reka mbivuge nduhuke niba amazije kumubwira iyo nkuru amaje kumubwira ko ibyo bintu atari byo kumubeshya kandi nawe impamvu amubwira ko atari byo nuko akeneye ko nawe ahindukira akaza akamufasha cyane nawe akeneye ubufasha ese bande nabande bose bubatse amataje bano bafite amacana akomeye amafaranga yavuye hese yavuye muri YouTube se niyo bahemba ubu 5,000 muduhemba mwe muduhereza ngo tubaye ibiganiro nitwo twatwubakira etaje niba tuje rero tukagaragaza ubuzima bwacu uko buri tukagaragaza uko tumeze warangiza ukajya kubukiniramo nagari sawa ni ikibazo tumaze iminsi turi mu bihe bibi bitoroshye mu bihe byo gushyingura mu bihe byo kugera gute mu bihe by'uburwayi ibiki n'ibiki cano nayo nafunguye ya Nowa 250 ntago maze iminsi nayikoreraho kubera nazi iminsi mu bitaro hanyuma se naba ndi muzimara na Nowa nkayireka kandi nayifunguye nshaka kizamuka nayireka ze ntago bibaho abantu nyeyo gukura abantu bateye uwitwa uwo ngo ni mama w'amafaranga amafaranga ayo mafaranga ntacyo uno munsi ningejo ni wowe subeshya ngo ufite ubufaranga ubeshya ushaka kwiyemera ugakoranya abantu kuri YouTube kuri TikTok ukababwira ubuzima bw'umuntu mukavuganira ku muntu gutya na gutya reka nkubwire ikintu gikurikiyeho nyuma yanjye ni wowe uzaza umunsi uzaba ugaramye ntacyo amafaranga azakumarira amafaranga uzayamara wita ku buzima birangira upfuye burundu nupfa ngiye nkiriho nukuza nkakuzika bintu byinshi cyane na bintu byinshi kandi wariri uncinyira wicinya cyara uvuga ngo Sadunda unkinira ku buzima uwo ngo ni mama amafaranga rero ngo gute impamvu namwibanzeho bundi je sinya kwibanda ku muntu impamvu namwibanzeho mbere nahuye n'ibibazo urabizi wo hari njya mu mashyamba nakomura n'ikibazo bangera nabi nsubira mu butinganyi ubwo butinganyi bamvuye njya mu ntebe njya munsi y'ikimodoka kukibamo kubera nabuze ubushobozi bwo gusubira mu rugo mama amafaranga aravuga ngo ngafite 30,000 ngagiye kubinyoherereza 30,000 by'idolari oya bisanzwe by'amanyarwanda wenda na amadolari 30 wera muri Sweden babita amayero niba ari muri Sweden niba ari muri Belgique aho ari ni hagati y'ibyo bihugu arangije aravuga ngo
bareka yanyoherereze ngo namara kuyanyoherereza ngo ngende ngo nshakemo n'akamatora niyo kaba gato ngo nkajyane mu rugo. Byarabikoze se narategereje naherutse muha nimero telefone barinze bayintwara harinze yashira icyumweru muhamagara atariho atanyitaba mwandikira agasoma message gusa. Ubwo yari ari kuri TikTok ari kunteranya ubwo yahise ajya kuri TikTok ngo Sadunda ngo ibintu yanditse noneho kuri TikTok agiye kuri TikTok aravuga ngo Sadunda ngo turi kuvugana ngarabeshya ngo nagarwaye ngo nagarwaye ngo turi kuvugana noneho ngo ibintu ari kunsaba amafaranga ngo reka nze ngo mfate ngo record ngo nyibumvishe kiranyandikira kimaze kunyandikira ndakihorera kuko nari maze kumenya iyo nkuru nayo naragiye kuri TikTok nsanga kuko nibyo barira yivu. Ubwo umuniga uwo mugore ni umukobwa kukakunda abahungu kubi. Wa muhungu we nuhure na mama amafaranga uzamenye ko nudakemura ikibazo cye bizabirangiye. Noneho yagasuka jya sekati agahita arenza urututsi ngo akagire nuza reka nseke nk'akasuku nyihanganire. Impamvu nuko kasuka abo bose abakomagura arabazi aragenda akabashyira hanze akavuga ati mwembuto atuzu byabereye muri Arizona ti wa muntu mwumva ngo ni runaka noneho bimeze gutya na gutya. Ariko Sadunda nararushye koko mureke ibintu ngiye mbavuga nundi wese bishobora kuba byaramubayeho. Ngiye mvuga ibintu nubwo byambaye yonye ariko bimaze kuba ku bantu benshi. Hari nabonzi uwo ngo ni nyina w'amafaranga ariko mana Nyagatare nge telefone bagiye kuyintwara amafaranga yemeye $10 ndumva ari yemeye $10 mu amafaranga nuko ubwo iryo $100 ubwo nari mubwiye ikibazo mfite cyuko navuye nakize ibyo byose nasubiye noneho mu rugo ariko mu rugo nkaba nta kuntu nyine bimeze. Mvaga ko yari yaransabye ngo azaba ngo umuntu ngo wacu wa hafi sha intuza yakubera intuza cyabana Nyagasani yari yaransabye ngo azambera ngo umuntu ngazatubera umuntu hafi ngo mugire ngo nkamushiki wanjye ngo mbigire nk'iki ngajya dufasha. Nubwo yemera $100 haryemeye cyo gihe narindi igikondo numvaga narindi igikondo ahari abwe ngagiye kuyohereza ndategereza ndaheba noneho ndategereza cha ndinda njyana muri bibazo telefone bari ndinda gibura burundu ndinda nsubira mu bibazo telefone nyibura burundu ngitegereje mama amafaranga. Umunsi ngarukiye mu rugo mvuye muri rya shyamba mfashe telefone ya madamu cyizamo nimero ya mama w'amafaranga mwandikira arambaza ngo ndinde ndamusobanurira uwo ndiwe maje kumusobanurira uwo ndiwe ati ni Sadunda tewe yihangane nararwaye ngo byagenze gutya na gutya atariko ngo nsigaje $100 ngo nsigaranye $100 ngo ngiye kuri koherereza ngo mpereza amazina namba ngo ndikoherereze ngo ayo nimara kuri koherereza ngo fate senkani ngo yashakemo ngo ibyo gukora ngo hanyuma ngandi senkani ngo yivuzemo muri ibyo bibazo urimo. Ndamubwira nti ntaribi ndamuhereza iryo joro ndanasinziriye ndinanya no mu bitaro tukivugana barinda bampa n'igitanda cy'icyumweru cyose mama w'amafaranga akimbeshya gutyo. Noneho nyuma nibwo mama w'amafaranga yahise ajya kuri TikTok akoranya TikTok abantu bose arababwira ngo Sadunda ngo twavuganye ngo arabeshya ngo ibiki ngo ni fotore ngo nako ngo nifate ngo nishiraho video ngo mwereke ngo ibitaro ngo ndimo. Ese kuri aho ngaho nawe ubwawe kushobora kuba ntaho ugira ubara makuru arahari amakuru arahari munashobora kuza mu bukwe mu bukwe habamo n'indorerezi cyane no mu bantu habamo inkomamashyi mu diasipora habamo inkorabusa n'ibintu bitatu mvuze. Icyambere mu bukwe habamo indorerezi n'abafigira
urakoze cyane bicaza inyuma none igihe cy'intwa gifts cy'impano cyo gutanga impano bagahaguruka bikoranyije na nka groupe bakavuga ati ngo niganye ngo na Jean Claude ngo tumaze kwigana ngo ubungubu ngo twikoranyije ngo dotanze inka kandi nayo inka se bagira n'inkoko bagira n'agakise n'agashwise reka da ukazategereza igihe bakubwira ngo nkunukura ubwatsi ugaheba kandi bikoranyije nk'abantu batanu n'abandi agatanga gift ari ziri hanuza bagira envelope kado agashyiramo ikise habe ni note ya senyisa yabona agashyiremo akayitwara irimo ubusa wenda yakabya agashyiramo igipapuro akandikaho ubugambo gusa agashyira umugero byo bijya mu nda uwo bamwita inkorabusa mbese uwo bamwita indorerezi sinzi none ikindi cya kabiri mu bantu ba diasipora bame inkorabusa akabona umuniga mbese nkuko uvuga ngo nasasaga sami n'agaki ngo yicara arebe akicara akareba kuko icyo kiganiro wenda kikamukora ku mutima akumva yifuje gutanga ariko nta nubwo kiba cyamukoze ahubwo niko gukora ubusa kavuga ati reka mpige nimero ya Sadunda mufashe yamara kuyihiga twavugana yaba yifuza ko tuvugana musetse ntiyaje ko museta wenda ruhuke ntajya ngo anagenda abwira abantu biyongiye avuga ati navuganye n'abasitari wenda bo mu Rwanda tinavuganye wenda na Sadunda twavuganye niyo wenda bashaka simbizi ibintu baba bashaka ugategereza ugaheba ahubwo wajya kubona ukabona nimero yarayiborotse kera kandi yakwemereye nta n'ikintu umupfuye ahubwo ari ugukora ubusa wabuze icyo ukora cyo ni ikibazo noneho hano ho n'ahandi hagiye hatandukanye abakurikira YouTube baba inkoma amashyi ukicara mu gihe ubonye umuntu bamufashije wenda ubuzima buhindutse ngo twaragusengeye tiraje bigenze neza ngo Imana ishimwe kandi nta n'igiceri cy'atanu bijya gushyiraho wamwita inkoma amashyi nuko ukareba umuntu rwose hamara kureba umuntu rwo akomana nyagasani ariko nararushye nyuma rero yo gukira nyuma kira kiganiro warekuye cyangwa cyo kwa muganga baratangiye comment ziba comment ngo Imana ishimwe ngo yagize ngo bakize ngo bavuye kwa izo bazita inkoma mashyi hari n'icyatanu wakizeho ngo mve kwa muganga wowe uretse umuvandimwe turahanga turi kumwe yemeye akanebwirwa akabura agashyiraho ari nubwo wigeze umwandikira se basi uravuga uti ubwo wenda washyizeho aya ngaya ati nanjye basirekana nakuremere nkwe na gitanu ugure basi n'agakweto ubigenze tiwagize neza bagahe reka da nuko Sadunda nararushye nukwirirwa bahwihwisa utuntu n'utundi yarangiza urebe rero ikimbabaza umuntu bajya kubaza amakuru we wabaza ndetse ikira tugiye wenda ku busimba butumvikana wabazi neza y'intare imara ntago bibaho kuko intare yibonye imara ni gace ni mwijosi nibibaho wabazi neza tise ukajya kubaza impara tise impara intare bimeze bite ko ari umwana mwiza wabonye bimeze bite wabikora ese wabazi neza y'impara intare cyangwa ingwe nko kubaza imbeba ineza y'injangwe nuko ukagenda ukabaza imbeba ati ko nshaka kukugirira neza iriya njangwe mbikore mbigenze urabwo utanze urugero rwiza tuwambe bawe ko nshaka gufasha iriya njangwe nkayigira neza nkayishakira akanyama ikarya mbikore imbeba iriruka ni mwanya no kuvugana turamugome tubwo ningi ushaka kumuha nuko bihita bigenda ako kanya rero iyo gihe wa mukoboye ntago abafashije ya njangwe ahubwo ahita boroka yanjangwe nuko bihita bigenda kandi bapfuye iki ubusa ubajije bano bakoboyi baraba kuri YouTube none se ni abantu bose rega baza kuri YouTube nanga ari uko babishimye
kereka wenda ba nyiri YouTube baba bari bikorera akazi kabo bisanzwe k'amakuru nkamwe bamwikorera amakuru yanyu bisanzwe nkatwe muba mukoresha ntago tuza kuri YouTube twishima tuza ako nyeneye nundi nawe aragakeneye cyane rimwe na rimwe n'umunyamakuru ubwo wakoze nawe agakeneye cyane ugasanga ngiye hari story numvisha hari umunyamakuru wakoresheje umuntu ikiganiro arangije bamwoherereza ibicero umunyamakuru aramira ako kanya atahaye wa muniga ase ndibaza ise wo munyamakuru niba mize twaduceri wa muntu akabimenya abazagaruka ntago bishoboka urumva bibaho wowe ugiye gufasha umuntu umubonye kuri YouTube umubajije umunyamakuru cyangwa se umubajije undi muntu ku ruhande bibaho ese wenda tuvugera kuki utagiye kuri handi wamubonye cyangwa wakuye nimero ye abari bubaza ubu umuntu yaba yaragwaye nimero ya Sadunda ari nimero no kuguha amakuru ye n'iki kigo gikomeye ni nimero kwa ko nimero ashatse yakubwira ati nta telefone agira akayikwima siko bimeze ishatse yakubwira ati nta telefone agira akayikwima akakwima n'amakuru ye bikarangira akaba ari woherereza ibyo bicara kabirya ariko se turavuganye ngewe turivuganiye vis-a-vis maso muyandi turavuganye video call n'ibiki byose unyemereye kumfasha urangije uhita ugenda ubaza Korode uramubajije ati se Sadunda bimeze gutya nagura Korode yabyemera kandi nawe ashaka ko umunaga munda byagorana ashaka kwasama ngo umubuganizemo nibibaho ntago bibona ibishoboka niyo mpamvu rero ngewe wenda ntavuze ibintu byinshi cyane kugira ngo ngire ikintu ngira inama mu abantu batatu umuntu wa mbere ni umuntu uhuje n'undi business niko nabyita niba kuko aba diaspora bamwe na bamwe bajya bakunda kubivuga ngo abantu ngo bo mu Rwanda ngo bagize business YouTube ngo bagize business satellite basi ntacyo binatwaye ibyo nta kibazo nyine babonye umwuga ko our president arabivuga ati mwihangira imirimo ngo bihangiye imirimo nyine nuko bimeze ariko rero niba bahuje mu murimo umwe umenye ngo niba wasamye agatonyanga kakakugwamo bumba wituriza ureke nundi yasamye ujye ubona inyoni iyo nyira igiye kuyigaburira irasa amaguru kandi tubara udushwirira nkatungaye akasamye nyina kanagayo aho kaguye nuko kuko inagayo rimwe na rimwe inaga inari mu kirere urakoze rimwe na rimwe inaga akabyinda inyoni tuntu tw'uduhengeri nagama agahengeri k'umukara mu kanwa ariko ifite konyine ugasamye nuko ahita yiruka agashaka kandi nundi ugasamye nuko ariko se uyikomeje kwasama ushaka kuba kunagayo buri munota si ikibazo nundi benda kunagira uraho ngaho hano rero babaye nk'imbwa aborozi b'imbwa barabizi sinutse abantu ariko aborozi b'imbwa barabizi aborozi b'imbwa iyo uzizaniye ibiryo zashonje bigenda bike zose ziraza ku kibuti iyo unaze gutya niwe nunaze nk'akagufwa zose zitazigarwanira igahita isama iyo unaze akandi nayo indi ihita igenda nayo irongera ikarwana igazama ikabakana gutyo ugasanga imbwa imwe yikubiye nk'utugufwa 100 icyo ni ikibazo gikomeye mu bintu dukira gute twese twibonamo cyane ngo ngewe byanyu ngenda ntazi n'ibyari byo nawe byabereye ntiyambonye umuntu afasha ntamfashe ku bushake bwe cyangwa byihorere nta kundi nta tegeko rihana umuntu ngo yanze gufasha undi nta n'impamvu niba byanze byihorere ntunashake nimero yanjye urashaka iyikiza ariko niba uyishatse twavugana bari nge tuvugana gusa icyo ni kimwe ubwo mbwiye bano mukora akazi kamwe ni nababwiye mujye mwasama ariko niba kunagira ubumbe witurize nundi nawe yasame bamunagire abumbe nundi yasame gutyo nibwo kubaho kandi neza wijya kuvuga umuntu kugira ngo wowe wikubira ibintu byose uwa kabiri ni umuntu udukurikirana twebwe ubwo mvuye ku banyamakuru mwebwe mwese ngenda mbabwira kuko ntago muri shyashya ku muntu udukurikira wicara agakurikirana ibiganiro bya buri umwe wenda Sadunda Safi Brazi abantu nyine bakora amakontinti akaba nyine muza muje kureba inkuru zabo bafite inkuru runaka rero mwabantu mwe mudukurikira mujye mushishoza cyo ni kimwe mujye mushishoza dore wa muntu arahamagaye ngo nyine mubwire ko uri busy
urumva cyangwa Alo ubwo muretse dukomeze nta kundi mu kiganiro n'uburetse gato ndaza kuvugisha. Urakoze cyane karagaciyeho. Ubwo abantu badukurikira mujye mugira gute mushishoza. Mumenye muti wenda niba ngiye ngiye gufasha umuntu nibyo ndi bufokasingaho cyane. Nangiye gufasha umuntu afite ikibazo runaka nabibonye numva binkoze ku mutima kandi nanjye ibyo nabibayemo ndabizi. Aho kugira ngo ujye kubaririza udukuru. Inkuru irenze umwe babiri ibibaye ubutiku ntago ikibaye inkuru. Ntago ibikibaye inkuru kabisa. Ibanga burya ribari irya babiri. Simbabwiye ibanga ni irya babiri. Abo iyo aje mu wa gatatu ntago yakibaye ibanga ahubwo riba ribaye ubuja. Jwa. Aho kibaye urubujajwa kandi ibitinze birapfa. Cyane. Niba ugiye gutinza ibintu bigiye kudilenga ibintu birapfa. Fasha umuntu direct niba bidakunze ubyihorere kuko nubone ntago ari wagusabye ngo mwandikire. Ntago ari wagusabye ngo urondere wa mugani w'abarundi ngo urondere nambaye ngo murungikire voice. Niba rero byo byanze byihorere birangire. Ikindi cyanyuma ndabwira abo bita ba diaspora. Abantu mwe mwita ba diaspora mwagiye mwemera icyaha. Burya ko kwemera icyaha ari byiza. Uraburi mu Bugande nzinzara yaho. Nabayeyo. Nzara yaho ndayize yari indangije ari ndahiye gahini. Ndayaho twinikaga. Urahora umuganda utangiye kwihamagarishwa mu Rwanda ati ndarekaje ngo nkohereze senkani. Urebe ko nawe wava muri icyo kibazo. Senkani yo manyarwanda mu Bugande ni imitwaro igera muri 10 n'ingahe. Imitwaro 15 n'ibihumbi 150 by'amagana. Wemerewe kuri ibihumbi 150 byohereza umunyarwanda. N'inzara nziraho. Nibo rero bagaruka inyuma bakazana udutiko. Kuko nabo bwabo baba bashaka iki ko babafasha. Niyo ari mu diaspora cyane cyane aba diaspora benshi bari hanze baba baravuye mu nkambi za Uganda, mu nkambi za hano za Mahama, mu nkambi za Tanzania, mu nkambi za Zambia na za Mozambique bakajya hanze. Abenshi no baba baravuye. Warangiza ni nabo baba bafite n'amaniga yawo. Nishuti zao basanga babajije inshuti yo muri Zambia ese Sadunda gurya nagurya arakubwira ngo ikize ahubwo ati reka ntibibaho byo mu Rwanda n'amanyanga ni kari bukubwire kugira ngo nawe umwoherereze yibereho hamere neza bari we wohereza yibereho uko nzinzara yo mu nkambi ndayizi. Icyo ni ikibu ubajije umuntu mukorana akazi kamwe hano mwirirwana naho musabiriza mwese mwirirwa musabiriza buri munsi warangiza uramubajije ngo se Sadunda ngo bimeze arakubwira ngo iki ntagaza aho ndwari ahubwo arakubeshya turiya navuye ni wawe mu rugo ndabizi namubonye gahe umutari mwana abonana n'amaso mu yandi ahubwo akubona kuri YouTube nkuko nawe umubona uramubaza ibyo se azagusubiza ngo iki azakubwira nyine gutyo kugira ngo nawe uhite umwinagira mu kanwa nicyagiye nakubwiye twibereye nk'imbwa twise tuba dushaka ngo batunageyo. Ndashoje mwana avuga abwirwa benshi akumva bene urasoje. Okay ngiye ndumva ntacyo narenza kuri ibyo wari uvuze cyangwa se ufite kuvuga nimba ari ibyo ngibyo. Oya si ibyo ni byinshi ni byinshi pe ariko iminota yo ntayo wabona. Gusa inama zo nazivuze mwe mutuze mujye mumenya umuntu banga ni irya babiri ntaga iyo bari rya batatu ryabaye ubujajwa ntukabaze umuntu ndi mugenzi wawe reka uzazumbaze ngo ntuzabaye hate ngo nyashya baye wate nzakubwaze ko abaye hate abayeho neza n'umukire yarakagaye wowe n'umunyamakuru yirirwa mese ibihumbi 5 ngo muhe inkuru naranazimwimye narabyanze bitewe nuko nari umugome nuko nzavuga ubundi uhita unyihera kiremu ngende ndare mu kabari ndare mu marogi ngende nambure abagabo b'abandi abagore ngende ngire reka dusoze mwana reka waretse gabivuga bivuge ntari ndumva utangiye kuzana nk'ibintu utamenya sasa imana bamugisha oya mu bantu batagira ugasanga ejo nanone bibaye ibindi hagiye mvuga ibintu ugasanga ejo baranyikoreye dore ejo bundi bari bagiye kuntegera ahantu ngo bandangize ko mana nararushye ko
abagiye kuna hega mwana duhura n'ibintu byinshi hari umuntu hari abantu nzi bari kugenda utuntu twinshi ngo babigenze batya ngo bankire hasi se ubundi ndi hejuru nigenda ningera hejuru bazamanure nta kibazo ariko nunambona bizahari nigitangaza kumbona ngewe babiteye nigitangaza ngiye kugera mu rugo ntiwamenya mu rugo ngo opfe kuhagera kire kuri ndese cyeka wenda hari ibyaha nakoze wenda leta ikankurikirana aho leta ikurikirana amakuru mpaka no munsi y'igitandi wawe ikahagera ariko se wowe njakarafu wirirwa usabiriza nkanjye nanjye reka sinya nikuramo nirirwa nsabiriza ndabishimangira nirirwa nsabiriza unabyumve nirirwa nsabiriza ntacyo bintwaye niba ngira amahirwe ugira amahirwe n'usaba agahabwa kudahabwa nabwo wasabye ni ikindi kibazo icyo cyo kudahabwa ni akazi kabo niba taguha Imana izabisobanurira ni akazi kabo ariko nanone niyo bataguha nongere mbigarukeho niyo bataguha nyashya niyo utazama nagusabye uzambabarire wicecekera ubyigomanire niko biba bimeze ubyigomanire apana kugenda ubwira abantu ngo ukoranye imbuga nkoranyambaga zose ziba Facebook wandike ngo ushake ngo Sadunda ngo arasabiriza niba naragusabye se ukagire Imana we ukaba utaranampaye kubera icyo ugenda ufite ikisaho gutanga ku buryo ujya kuvuga ngo Sadunda ngo arasabiriza mw'abantu mwe muzi bamuha amafaranga abeshya ngo mu diasipora ngo afite iki ninde muntu mama amafaranga yafashize najya muri comment atubwire jya muri comment utubwire uti mama amafaranga ngiye wimubeshyera n'umuntu wanjye yamaye gutya na gutya biragora uri kumva nuwo yaba yarafashije ari kubimucyurira Imana inashimwe ubwo atafashije ubwo nta n'igiceri cy'ijana yamaye mama amafaranga Imana ishimwe mama amafaranga ikizina kiririnze kukivuga cye bwite uko birirwa banakiririmba kuri YouTube baba kuri TikTok babantu be aba yakoranye bagenzi be nabo birirwa basamye babuze ibyo bakora gihangane ngo ngiye mu kazi ibya birimo iby'abagore gihangane ngo ngiye mu kazi ngo ningera mu kazi ngo ndagutumira mwararitse nka soza tubireke tugarukira gusa ndagushimiye umwanya wafashe hari kazo urayihorana nanjye ndagushimiye burya ineza n'inabi tujye tubivuga burya umuntu yakoze neza arashimirwa yakoze nabi akagira gute ndashimira abantu batageze muri 5 ndashimira umuntu uri muri UK bamama beza cyane ari muri UK beza cyane ariko nkashimira umukobwa mwiza cyane mushiki wanjye uri muri Canada tukunda gusenga Imana ndashimira babiri bari muri Amerika nabo ndabashimira cyane sabura umva arabo bane wanashimiye ubwo ntarimo wanashimiye ubwo ntarimo nawe irebe wiga impamvu utarimo nyine impamvu ntagushimiye sawa so rero ubutaha n'umuntu uzagaruka hano n'ikaze murakoze reka dushimire umuntu wese wari udukurikiye hano ngaha gira neza wigendere byange bikundi neza uzayisanga imbere bye